Bibiliya igitabo gikubiyemo ubuhanuzi bwiringirwa. Reka duhurire hamwe kinyemeza ko Bibiliya ari igitabo cy'ubuhanuzi bwiringirwa. Duhurire muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19 kugera 21. Dusoma ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuza umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanura uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Igihamya dufite kigaragaza ko Bibiliya ari igitabo cy'ubuhanuzi bwiringirwa. Reka turebere hamwe ijambo ubuhanuzi ni iki. Ubuhanuzi ni ihishurirwa riba ku muntu akabona ibitarabaho, iyo bibaye kandi bihamya neza ko ari ubuhanuzi. Iyo bisohoye duhamya neza ko ari ubuhanuzi. Reka turebere hamwe noneho ubuhanuzi buboneka muri Bibiliya bwasohoye. Tugiye kureba Yesu mbere yuko aza hano ku isi, hari ibyari byaramuvuzweho. Icya mbere yavuzweho n'umuhanuzi Yesaya ko yagombaga kuzabyarwa n'umwari, ndetse uwo mwari akazamuha izina akitwa Emmanuel. Ivyo byaje gusohora. Ese uwo muhanuzi yabivuze ryari? Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14 dusoma ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel. Ubwo buhanuzi bwaje gusohora n'ikimenyimenyi. Umwari wari warasabwe na Yosefu witwaga Mariya, Bibiliya ivuga ko yasohorewe n'ubuhanuzi buboneka muri Yesaya igice cyaho cya 7 umurongo wa 14. Yesaya yabwandika haciye hayo imyaka isaga 700. Uwo mwari aza kwisanga ubwe ari we busohoreyeho. Uwo mwari yitwa Mariya. Ubwo buhanuzi bwamusohoreyeho bute? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya mbere umurongo wa 23 dusoma ngo dore umwari azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, isobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Aya magambo yahishuriye Yosefu wari warasabye Mariya. Yosefu byari bimeze bite? Yari yigiriye inama yo kumubenga rwihishwa, ngo marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi, aramubwira ati Yosefu, witinya kurongora umugeni wawe, cyangwa se gushyingiranwa n'umugeni wawe, kuko imbuto murimo ari iy'Umwuka Wera. Dore umwari azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, isobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akimara kubyumva ntiyongeye gushidikanya, ahubwo yakomeje kugira kwizera iby'Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi. Nanone Yesu yavuzwe n'umuhanuzi Mika ko yagombaga kuzavukira i Betelehemu mu gihugu cy'Ubuyuda. Tubisanga muri Mika igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 1 dusoma ngo ariko wowe Betelehemu Efurata, uri muto mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga. Imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose. Zekariya nawe, reka mbere yuko tureba Zekariya, reka turebe uburyo ubuhanuzi bwaje gusohora. Twumvise ko Yesu yagombaga kuvukira i Betelehemu Efurata. Ese byaje gusohora?
muri Matayo igice cya kabiri umurongo waho wa mbere kugira gatandatu dusoma ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Ubuyuda ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, abaza aho Kristo azavukira ahariho. Bati, ni i Betelehemu mu gihugu cy'Ubuyuda, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, nukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nanone Yesu yari yarahanuwe ko yari kuzagira ute? Yari kuzagambanirwa kubw'ibiceri 30. Uyu muhanuzi Zekariya yari yarabivuze. Nusoma muri Zekariya igice cyaho cya 11 umurongo wa 12, urabona icyo iyo mpanuro cyangwa se ubwo buhanuzi. Dusoma ngo Zekariya igice cyaho cya 11 umurongo wa 12, ndababwira nti, niba mureba ko ari byiza, nimumpe ibihembo, nimumpe ibihembo byanjye, kandi nimba atari byiza, nimurorere. Nuko bangerera ibice by'ifeza 30 babimpaho ibihembo. Twibuke ko Yesu yahakoreshejwe Yuda, yaje kumugambanira ku bice by'ifeza 30. Reka turebere hamwe nanone ubundi buhanuzi. Ushobora kuvuga ati ubuhanuzi bwabayeho mu gihe cya kera. Ese ubuhanuzi mbere yo kubara kwacu, nicyo nashatse kuvuga. Ubuhanuzi bwasohoye nyuma cyangwa se muri ibi bihe byo kubara kwacu ni ubuhe? Nusoma igitabo cy'Ibyahishuwe igice cyaho cya 6 umurongo wa mbere kugera ku 8, urahasanga bumwe mu buhanuzi bwasohoye. Ubwo buhanuzi bugaragaza ko hagombaga kubaho cyangwa se ab'iki gihe turimo, ndavuga generation cyangwa se generation, babonye intambara zikomeye. Iyahitanye benshi ni intambara yabaye mu mwaka w'1914, intambara ya mbere y'isi yose. Iyo ntambara yangije byinshi, ihitana abantu benshi, ndetse nyuma y'iyo ntambara habonetse ibura ry'ibiribwa ndetse n'indwara z'ibyorezo, nk'uko intumwa Yohana yabibonye ari ku kirwa cy'Ipatimo. Nusoza mu buhanuzi buri mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo wa mbere kugera ku 8, urasobanukirwa neza ko ibi bintu byasohoye. Nanone uburyo ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya idasanzwe, uyifashishije ukayizereramo, ishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. N'ikimenyimenyi, Abayisiraheli bari barahawe itegeko n'Imana yuko bagombaga kwigisha abana babo ibyanditswe. Nusoma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 kuva ku murongo wa 6, urahasanga ngo amategeko ngutegeka uyu munsi ujye uyigisha abana bawe, uko ubyutse uko uryamye, ngo yashyire ku nkomanyirizo. Bivuga ngo ijambo ry'Imana iyo uryiringiye usohorezwaho na byinshi byiza. Nanone Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 14 kugera 17, dusoma ngo ariko wehoho ugume mu byo wize, ukabyizezwa kuko uzuwakwigishije.